abantu bagatekereza ko wenda ubwo ari umuhungu ubwo ari umugabo yaje kunereta afite amakuru yose ahagije, umukobwa akagenda gaceceka, yarangiza guceceka bikazarangira amabombe arimo aturika mu rugo kandi mwageze mu rugo kubera ko ntabwo wavuze expectations zawe, ibyo utekereza ko yagukorera, ibyo utekereza ko agomba kuzuza ku buzima bwawe. Ubwo rero byagiye I personally ni ibintu byambayeho, nicyo gituma cya mvuga nakubwiye ko experience ari umwarimu mwiza, ndabivuga bivuye muri experience. Reka tubaramutse kandi tubifuriza ibihe byiza umuherereye hatandukanye, nanone kandi twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro tugiye kubanamo n'aba bagabo mumenyereye cyane. Nkuko twagiye tubibabwira, dukomeje kubazanira ibyiza bigiye bitandukanye bigenda bifasha by'umwihariko abubatsi. Turi kumwe n'umushumba hariya nubwo ari buze kwivuga, hanyuma turi kumwe na Demu hariya kuva kuri Jonathan TV show. Hanyuma ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, turacakomeje na bya biganiro n'ubundi bikomeza kugenda bifasha ingo zacu. Kuri wowe udukurikiye ndabizi neza yuko uri bubashe kugira ico uri bwunguke cyangwa se ico uri buze gutahana kuri uyu munsi. Ndagira ngo ntangire mbasaba babibwire kandi babaramutse, hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Ikaze cyane bagabo. Murakoze cyane. Nabyutse neza. Turashima Imana. Biteguye kuganira n'abadukurikiye cyane kandi nibyo byishimo byacu. Cyane Imana ishimwe. Ndagira ngo rero mubibwire hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Urakoze cyane. Amazina nkuko bisanzwe ni Nzabinesha Hegmayi. Ndibwira ko ntari umushyitsi cyane. Abantu bamaze abakunzi bizi cyano wacu amaze kuvuga bamaze kumenya. Twaje rero kugira ngo twongere tuganire. Twongere tuganire kandi tubafite ibiganiro byiza cyane uyu munsi. Akoze cyane. Yewe tiyashizeho akubushumbaga nimbaga kampereza akaba ari nje witwa umushumba. Nitwa Eric Nkundabantu, nkorera ku kinyamakuru cya Jonathan TV show. Turabasuhuje, twaje kugira ngo twungurane ibitekerezo no kugira ngo turebere hamwe cyangwa se tujane inama mbese twese muri ibi biganiro tukomeza tubaha. Nuvuga ngo muribuka ko cyumweru gishize twabagajeho ibiganiro byinshi bijanye no kubaka ingo, turebera hamwe uburyo ingo zacu zakomera cyangwa se twese hamwe ingo zacu zagenda zubakwa. Niyo mpamvu natwe turi hano. Murakoze cyane. Barakoze cyane. Demu kuva kuri Jonathan TV show ndetse na Pastor Hegman kuva kuri The Real Change ndetse na Etienne uri kuri Mike kuva kuri Blessed Family TV. Ndagira ngo tuze gutangirana na Pastor. Pastor, tujya tureba uburyo ki abantu batangira urugendo rw'urukundo, umuhungu akavariya agakunda umukobwa, bakicara akamubwira uburyo ki amukunda, anifuza yuko bagomba kubana akaramata. Rya jambo akaramata banza naryo turi buze kurivugaho. Hanyuma urugo rugatangira ibintu bimeze neza, byageramo hagati bamwe bigatangira kuzamo ibindi cyangwa se utuntu n'utundi, agatotsi kakinjira. Ndagira ngo uducire ku mayange k'abashumba muzamuganira n'ingo nyinshi cyane, mubona ari iki cyane kiba kirimo kibitera. Ndagira ngo use nk'utuciriyemo mu ncamake urwo rugendo rwose muri rusange. Buriya nk'abashumba tubona byinshi kandi twumva byinshi, ndetse yewe ibindi biva mu bitabo kubera kwiga cyane. Hari igihe ugira ngo wabinyuzemo kandi ari teori ariko umwarimu mwiza ni experience. Umwarimu mwiza ni experience. Impamvu yatumye twumva ko dukwiye kuganira ibi bintu nuko mu by'ukuri twabiciyemo twakuriye mu bwoko bwacu uko mubizi, nko muri departement zacu, muri calling zacu twikurira mu kiyumbe, ku buryo ibintu byo kuvuga ngo turapatana n'abakobwa ntabwo byari cyane, byari buke cyane. Noneho biza kugera igihe umuntu yumva ko akwiye kubaka urugo,
mu by'ukuri ukibwira ko ari hahandi ugenda ukabwira umukobwa ukamubwira ngo nagushimye nimba wanshimye mfite gahunda yo kubaka, amagambo akabayo, umukobwa akavuga ngo ndashimye cyangwa reka ngende mbitekerezeho, bikarangira mwubakanye, none mwakubakana ibintu bikazahinduka ibindi kubera ko mu by'ukuri ntabwo mwigeze mwinjira mu gikorwa ugifitiye amakuru ahagije. Kandi ni ikintu abantu bakwiye kwigishwa n'abantu bakemera kwiga kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhagije bwo kugikora neza. Nkuko tubizi twese hariho stage abantu banyuramo. Iyo stage imwe itagenze neza indi genda nabi, iyo utayikuyemo amasomo niho birangirira iryo jambo waruvuze ngo kubana akaramata ugasanga ntabwo mukagezeho, kubera ko ntabwo uri muriga muri buri stage. Ntabwo uri muriga amasomo neza muri buri stage, kandi buri stage yose irahari kugira ngo ibashe kugufasha. Rero nagira ngo wenda uyu munsi tuze kuganira kuri izi stage eshatu mu by'ukuri abantu bakwiriye gucamo, ntaho wazikwepera, ugomba kuzicamo uko byagenda kose. Stage ya mbere ni stage ya romantic stage. Iyi romantic stage umusore wese ayicamo ni hahandi itangirira muri courtship, hahandi umukobwa umukunda ukajya wumva mbere y'uko uryama nta bitotsi wabona utamuvugishije, ubyutse mu gitondo ukumva hari ikintu kibura utaramuvugisha, iminsi 2 ntiyoshira nimba ari hafi cyangwa 3 cyangwa icyumweru utaramugeraho ngo umubone n'amaso. Ubwo rero aho ngaho iyo stage niyo nubundi yo muri fiançailles abantu binjiriramo iyo bageze mu rugo, ibintu biba biryoshye pe. Ariko hari amakosa amwe ngira ngo tuze kuvuga nje na mwene data Jonathan akorwa muri stage n'indi stage ya kabiri turi buvugeho n'iya gatatu. Aya makosa iyo akomeje gukorwa biza kurangira mu by'ukuri ubuzima mugize urugo rutishimye, mugize urugo rudafite umunezero. Kubera iki? Hari ibyo abantu batavuga, abantu bagatekereza ko wenda ubwo ari umuhungu, ubwo ari umugabo yaje kuntereta afite amakuru yose ahagije, umukobwa akagenda gaceceka, yarangiza guceceka bikazarangira amabombe arimo aturika mu rugo kandi mwageze mu rugo, kubera ko ntabwo wavuze expectations zawe, ibyo utekereza ko yagukorera, ibyo utekereza ko agomba kuzuza ku buzima bwawe. Ubwo rero byagiye I personally ni ibintu byambayeho, nicyo gituma mvuga, nakubwiye ko experience ariyo mwarimu mwiza, ndabivuga bivuye muri experience. Ubwo rero ikintu cya mbere, ikosa rikomeye rya mbere riba muri iriya stage, ibintu biba biryoshye bimeze neza, ariko abantu ntabwo babasha kwiga mugenzi we cyangwa se kumubwira icyo amwifuzaho. Wenda pastor tutarageraho tugera warukomeje, reka wenda duhera no kwitangira ahantu wabashe kuvuga ngo mbere siko byakorwaga, ntago abantu babasha kuba mu ino stage cyane y'ufiançailles nkayo navuga ngo dushaka no gukomezamo, ariko abantu bajye bemera yuko ibihe bihinduka. Ibihe usanga kenshi ari byo bidutwara. Noneho hari umuntu wanditse muri comment ikiganiro gishize twakoze na Pastor Alex, turi kuvuga uburyo nyine muri relationship hari ya mwitangiriro muri fiançailles, tuvuga uburyo aho cyane ari ibintu bipfira, ugasanga iyo bigeze hari ya hejuru noneho bipfuyeho burundu. Noneho umuntu yandika muri comment aravuga ngo turabeshe ngo kubera ko ngo naba data ngo barubatse ngo kandi batarabaye muri fiançailles. Ni cagihe ni bya bihe babazaniraga kandi bakabana nta kibazo bitewe n'ibihe bari barimo, ariko ubu nyine isi turimo irahindutse. Ubu nyine n'uriya musaza ubu nyine mukubise nk'umubwana ukamutereka muri uyu mujyi ngo ashake, yabona ko mu gihe yashatse byari different. Ubu nyine dufite abantu bashakiye ruguru,
kubera ko babazaniye abageni ubu nyine bashatse abagore ba kabiri barahari, kubera ko arakubwira ngo je nageze mu mujyi nsanga baranzaniye umuntu ntakunze, nsanga baranzaniye umuntu tutiganye ngo tumenyane. Kubera iyo mpamvu rero njewe ngiye kongera gushaka, barahari hano n'abatarashatse ejo bundi hari umugabo twaganiriye ambwira ko ngo nawe yashakiye ruguru ngo baramumuzane nyine nkuko waruvuze. Noneho ndamubaza se ko bamukuzaniye umeze utubu nyine ngo mu by'ukuri ngo ntabwo nishimye, aba open arambwira ngo ntabwo yishimye. Mu by'ukuri dufite ingo zitishimye, urumva uwo nguwo anytime aramutse abonye ubushobozi bwo gushaka wa kabiri nkuko Jonathan habivuga yamushaka kubera ko ni muri cya gihe nyine cyabaheshaga kuba baturiye kandi bakuba kandi baranubaka, sibyo? Ariko uzuganira nkuko bivuze hari bimwe zavango shango wonsubiza mu gihe cyanyu ngo nkaba muri mwebwe muri kino gihe, sibyo? Yakubwira nk'umuntu yoshaka wokumirwa. Ariko noneho Jonathan yagira ngo ubushize cyane twibajije ku bantu bagira ibintu batumvikanaho byinshi mu gihe cya fiançailles, ariko bakabirengaho bakabica hejuru bakanga bakabana, hanyuma bya bintu bikababera imbogamizi bikabakurikirana no mu rugo. Aho twarimo tuvuga twabati nimba wenda ndi umuhungu umunywi w'inzoga, umugore wanje cyangwa se fiancé wanje akaba adakunda umunywi w'inzoga, akabibona yajya ngira inama kwapiza ikanga simpinduke, ariko akabirenza amaso kandi abizi neza yuko atabikunda akanga tukabana, za nzoga n'ubundi zikazamubera imbogamizi zikaba zanaviraho gusenya. Gakundana n'umukobwa w'ingare mbizi neza ko ari ingare ntayikunda kandi namara nkabirengaho kamushaka cyane. N'ibyo bintu twarimo twibaza uyu munsi, noneho twibaze ku bantu babanye neza muri fiançailles nta nenge zindi kiza ubushize twavuze. Uyu munsi yo fiançailles yabo ni nziza, bakina abana muri ya romantic stage pastor hariya yavuze bameze neza, ariko bagera hagati hakagenda hazamo udutotsi. Ndagira ngo noneho cyane ari bo tuvugaho bigenda bite kuvuga ngo fiançailles yanyu ibe ari umuriro w'urukundo, mutangira urugo ibintu ari uburyohe, nimugera kuri stage yindi hatangire kubamo sinzi wendaga pastor yarashoreye nimba yabanza agashorera cyangwa niba hari cyo wenda naco twese twashorera kubera ko twese tubifitemo navuga ngo ubumenyi nubwo atari bwinshi, ariko experience dufite irahagije kubera ko buri gihingo n'ukugenda twiga uko bukeye nuko bwije. Urakoze cyane Etienne kuri ico kibazo. Ndizera ko akenshi abantu iyo bari muri fiançailles bakageraho bashakana baryohewe bumva yuko ibintu ari munange mugani wabiri, bamara bagera hagati hakaza kuba kidobza. Nizo koze rero dushaka kuvuga, nuvuga ngo ni cyagihe wamweretse uruhu yamenyereye ni rwa rundi, wamweretse isura yamenyereye ni ya yindi mutarabana murambagizanya. Ya sura wamweretse yarayibuze mumaze kubana, kubera ko yayibuze wamweretse indi sura nshasha. Nukuvuga ngo rero igihe cyose umuntu abanye n'umuntu mugitangirana cyagihe mugitangira guteretana, ukabona ugeze mu munsi wo kubasezeranya mu ikanisa bagakora imihango y'umuco wacu wa kinyamurenge cyangwa se n'abandi, mukabona murabanye. Ico gihe bya bindi umugabo cyangwa umugore ya mazina wagaza umwita ni ugomba kumwita n'igihe cyose muri kumwe. Bya bindi wamukoreraga twatu gift wamuzaniraga ni ugomba kutumuzanira. Nimba yakundaga kumusohokana mu bushobozi bwawe bukeya nk'umuntu nawe ubwenge nubwo toba ufite ubushobozi, uramusobanuka mugati mu bushobozi bwanje buke nona gusohokana nahanga.
nubago ntugatatire cyangwa se ni nk'indahiro iri ubundi bukoze ntugatatire cyangwa se ngo ureke gukora bya bintu wakoraga mukiri wa fiançailles. No kuvuga ngo kuri wowe imbogamizi ikomeye ya mbere nuko bya bindi twakoraga muri fiançailles cyangwa se cagihe tukibana tutaramenyana ndavuga ngo iyo ugeze mu hagati bigenda bihinduka kubera ko bigenda bihinduka uko mubanye. Uko mubanye kubera ko nje sinjya nemezanya n'abantu bavuga ngo uyishikije mu rugo ngo uri umugabo ngo ugashitse umugore ngo arangiza ngo hari igihe tutangira kubona ngo abandi ngo ukabona ari beza cagese mwabanye nimba ari imyaka 3 ibo ntibagaze ubabona nubago wagaze ubabona. Ariko Jonathan wenda ahangaha hari ibintu biza kuba ngombwa ko turi busobanukirwe neza usibye ko atari na ngombwa ko tuvyemezanyaho ntabwo ari ngombwa. Hariho iyo stage ya kabiri niyo Mutabazi ashatse ko twinjiramo. Stage ya kabiri yitwa power struggle. Power struggle ni hahandi umukobwa wakuye iwabo ari mwiza avuga neza avuga wenda menshi yavugaga menshi kabuyazi bihanganira ntabwo yihanganiraga wumvaga ari story wumvaga ari byiza wumvaga ari bisanzwe yes wumvaga ubikunze none iyo mugeze muri stage ya power struggle bihinduka urusaku ntago bigihindutse ikintu ubashe kwinjoyinga ahubwo bihindutse urusaku kugeza umbwira uvuga menshi wagiye umenya igihe cyo kumbwira ibyo umbwira kandi mu byukuri yahoze avuga menshi ariko wewe kumva araryoshye ukumva bizari biryoshye kumva birakuneje si ukuvuga ngo birahindutse wewe bitangiye guhinduka bitewe n'iki ni stage mugezemo. Yes tugomba kumvikana kino kintu mariage irakura urumva urukundo rurakura kandi kugira ngo ikintu cyose gikure kibe cyiza gica mu muriro. Hari gihe rero abantu baca mu muriro muri stage ya power struggle bakibwira ko bicitse no muri stage ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye kuruta ibindi bintu byose umuntu agomba kumenya communication y'uburyo iri bukorwe kuko iyo communication idakozwe neza hano hantu ni cyagihe amatwi noneho yumva ibintu uko biri cyangwa se akaba yumva nabi cyagihe umuntu mubwira ijambo yamubwira ijambo akumva uko utavuze kubera ko yatangiye kubona ibintu ko wenda bitari yakumenyereye urumva rero ko ibintu birahinduka. Nimba umukobwa ushatse umukobwa mugeze mu nzu ni wowe umuteye inda arabyaye uyu mwana agomba kwitabwaho ariko n'umugabo nawe agomba kwitabwaho. Nicyo gihe rero cyo kumenya gukora expression z'ibyo ukeneye kugira ngo umugore wawe umubwire uti yewe uzi uko bimeze buryaga nubwo dufite umwana ni umugisha ntabwo agomba kuza ari kudutandukanya ahubwo agomba kuza ari kuduhuza kurushaho. Abagabo benshi ni usanga akajya yareba uburyo yakiriwe mu rugo nijoro yareba uburyo breakfast bayimuteguriye cyangwa se batayimuteguriye agaceceka ntavuge. Iyo atavuze rero niho agenda hanze agatangira kubona ibintu bitandukanye wenda nuko abibonaga agatangira kubona abandi bakobwa agatangira kubona umugore we nkaho yamwanze. Nimba ikintu kitagenda neza nimwicare mukivuge umugore wawe nimba hari ibyo umukeneyeho mubwire kuko iyo stage byanga bikunda irimo ibintu byinshi dushobora kuvuga ibintu biba byahindutse nkuko tubizi umugore ukiraho tubanze tuvuge kuri iyo stage. Reka nsome cyanditswe hano kiganiro cagize umutwe munini hano muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 19 haravuga ngo nuko rero bene data bakundwa umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Iyi stage utubwiye ya power struggle hari ahantu mugera hakaba hajemo akantu ko kutumvana no kutumvikana. Iyo stage itari nziza ya power struggle uzasanga kenshi umuntu niba navuga ngo acikwa agira ukikisanga yavuze ijambo ribi ari bwifuze kuri retira ritakije niyo mpamvu nsomye kino candiko. Yego hanyuma hakabundi uhitufata iwe noneho agakoresha ikintu cyo kurakara kino bibiri irimo ivuga ngo mutinde kurakara mureke kurakara. Ugasanga nk'umuntu wenda
hanje nk'umugabo maze icumweru ntavugana n'umugore wari ukoze ku kantu ka communication mu gihe muri iyi stage ya power struggle abantu bakitwaye gute bagakwiye kwitwara gute kuko wavuze ko ni stage byanga bikunda ibaho kabisa nyuma yo kuva muri biriya byishimo hari aho muzagera ibintu byose ni nka kujya bazavuga niba ari imigani bazabaho ntazibana zidakomana amahembe mu gihe hageze noneho habaho gukomana amahembe umuntu yakitwaye gute noneho hari ikintu abagabo bagomba kumenya umugore iyo power struggle most of the time is umugore yabyaye umugore iyo yabyaye aba yabaye mama iyo yabaye mama afite inshingano zo kurera ni usanga sometime arezinga voice akavugira hejuru iyo avugiye hejuru kubera ko afite umwana usanga sometime wenda yibagirwa akavugira hejuru no ku mugabo akibwira ko akaba yakwibwira ko wenda n'umugabo ameze nk'umwana mujya mwumva bavuga ngo abagabo benshi bakunda kuvuga ngo abagabo ni nk'abana bitewe n'iki kuko ni ababyeyi rero iyo arezinze voice akagushawutira nk'uko abaswahili baza babivuga wewe ntumenye stage umugore wawe arimo niho usanga abagabo yamaviri akamakubita wabo kubera iki ntiyamenye stage umugore yagezemo urumva yabaye umumama atarizinze voice ku bana azabarera ate by nature ni ibintu biri by nature rero buri wese agomba kumenya cyane ino stage niho usanga abagabo cyane kuko umugore hariya aba yinjiye mu majukumu menshi y'uburezi kwita ku mwana kwita ku muryango amasuku no kwita ku mugabo ugasanga wenda harimo harazamo kutabikora neza ariko mu byukuri abagabo bagomba kumenya cyane ko iyi stage bagomba kumenya ko iyi stage umugore nimba avugaga menshi n'umuntu azakomeza avuge menshi kabone niba ari gutangiye kubibona nimba ari ugushawutinga nkuko nari mbivuze n'amasuku n'ibindi bigiye bitandukanye wenda Jonathan aramfasha birahinduka wowe bimenye noneho wewe icyo ukora nk'umugabo umugabo niwe mutwe w'umuryango umugabo niwe mutwe niwe ufite control y'umuryango ugomba kumenya uko umujera ugomba kumenya uko umujera Hera Jonathan ugeze muri ca gihe uri mubona ikibuka kibona nk'ikibi iciza ukakibona nk'iciza maho usanga n'umugore nimba ari umugore wari usanga atunganya utuntu akadupanga neza akadushira ku murongo bitangiye guhinduka kurasanga umwenda w'umwana umwe usanze hariya igikombo gisanze hariya ibikubisanze ibintu bisa nkaho bitangiye kujagarara noneho rimwe na rimwe umugabo ashobora kuvuga bigasa nkaho ari uko nyine bageze muri ya stage itari nziza ya power struggle romantic stage irasa nkaho nyine irasa nk'iyabaye expired noneho mbwira hari by'abagore bakora nabo wenda mu gihe navuga ngo bamaze kumenyerana n'abagabo babo kumva ubu nyine nabo bigeze ibintu ntabwo bana nta kwisanzura bikaba byatuma noneho umugabo wenda yego cyane nk'uko ubivuze iteka mu rugo iyo ubonye hari ibintu byahindutse ku mugore wawe kuko reka nkubwize ukuri Etienne burya ubundi barakubwira ngo cyane mu bijanye no kubaka abagore nibo bubaka ingo abagore nibo bagira imbaraga mu kubaka ingo kurusha twebwe kuko niwo mutima je nshobora kubika igwari ariko umugore ari umunyabwenge yakubaka urugo ariko nuvuga ngo njewe mba umunyabwenge umugore akabika igwari kugira ngo urwo rugo ruzubakwe iteka biba akenshi zirasenyuka bivuga iki rero nukuvuga ngo icyambere nkuko pastor yabivuze communication niyo ya mbere mu ngo iteka iyo ubonye hari ikintu kitagenda kora communication habeho kuganira umubwire ati umugore mwiza uzagenze gute ko nagaza ngasanga washashe none siganza nkagera amasaha nkaza kuryama wenda ndushe ngasanga igitanda kirajagaraye ko nsanze imyenda imwe iri hariya kandi nari nkuzi nk'umunyesuku bimeze gute mbwira ikibazo kubera ko muri bya biganiro muzaganira uzamenya ikibitera uzamenya impamvu none hakemukiremo ibibazo ariko akenshi kandi burya uburyo bw'imyumvire hari igihe umugore
agira imyumvire ku buryo wanamubwiye gutyo akakumva nabi sibyo akagusubiza nabi ico gihe nkawo w'umugabo kubera ko udashaka gusenya uzitwaramo gute urabyorosha ukabanza ukabyihorera ukongera undi munsi wa kabiri ukamuganiza bya bintu wabitekerejeho nakubwiye nukuvuga ngo numubwira kabiri kino kintu wagitekerejeho kimwansubije ko nakubwiye gutya cya kintu wumvishe ari sawa kandi kurya na reaction wavugishije umuntu azabona yuko iyo reaction nawe azayamagutinya yari umugore wawe nukuvuga ngo hari reaction uzubwiraho umuntu hari igihe uzubwira umuntu wamubwira reaction witonze utuje umugore akagutinya akavuga ati ibintu ambwiye ukabimubwira mu rukundo kandi mu buryo butuje butarimo ariko iyo uje ushawutinga hari gaza abikora hamutse kubera ko wamuhahamuye ariko kandi atari byiza nukuvuga mu kuganira kw'abakwingo kwanyu mwembi niko kuzatuma hari ibigenda ariko igihe mutaganiriye wa mugore kuko amenshi si ukukubesha iyo mumaze kubana tuze tuvugisha ukuri nubwo mwa mwarakundanye gute mu fiancé muri moto ya kwanza mugashakana iyo umaze kubyara kenshi hari ni ngombwa hari bigenda bihinduka muri bya bindi bihinduka mwembi umwe muri mwe nimwe mugenda mugiramo uruhare kugira ngo umugarure kuko n'umwunganizi umwe n'umwunganizi Pasiteri wenda uhita unakomerezaho ariko banza uvuga icyo warwiye kuvuga nafasha nakunganiraho mwene data muri power struggle wenda turimo tuyisoza hari ibintu bitatu by'ingenzi iyi power struggle yigeze abagabo babura reka mbivuge ikintu cya mbere umugabo abura ku mugore we muri power struggle cya mbere tuba twifuza cyane kurusha ibindi ni bitatu byose ni by'ingenzi ariko icya mbere isuku iragabanuka isuku y'umugore iragabanuka kiragihe rero usanga kuko afite byinshi yitaho bikagera aho ngaho no kwitaho ubwe bigahita bijya hasi agasa n'uwibagiwe isuku ubwo rero abagore bagomba kumenya ko isuku ari ikintu ku mugabo nimba navuga ngo tutabasha gutorera kuko isuku ibaye nkeye uhita umubona nka takataka neza rwose ibintu byose biba bibi icyo ni icyambere isuku ku mubiri we isuku mu rugo isuku mu gitanda isuku mu mafunguro isuku imyenda yambara umubiri we ibintu byose ndetse yewe muzi ko umugore mwiza umutima isuku agira isuku ku buryo n'umugabo we niyo yaba umunyamwanda nawe akaba umunyesuku niko bigenda ikintu cya kabiri reka wenda mbivugire rimwe mwene data arahita ashiraho igitekerezo cye ikintu cya kabiri ni amafunguro uzi ko abagore bacu muri power struggle ntashaka guteka yumve koko arimo atekera umutware apfa guteka tu akumva ibyo yateka ibyo byose nta kibazo ntashaka kumenya umugabo akunze iki reka mpindure nimba uyu munsi yari umutsima ejo reka ry'umuceri reka agatoki reka ry'icya ibintu bitandukanye utuntu dutandukanye abagabo dukunda watwitayeho hano uba wadushoboye rero umugabo murabizi imbaraga z'umugabo ziva mu kurya ikintu cya gatatu ko ndabona Jonathan arimo ashaka kunkubita ikintu cya gatatu ni sex umugabo umumama iyo amaze kubyara kubera ko inshingano zisa naho zabaye nyinshi yumva bira bintu rwose atabishaka ariko twagira ngo tubivuge abagabo ni ikintu abagabo bakeneye umugabo akeneye sex ibyo bintu bitatu rero iyo umugabo abibuze muri power struggle niho usanga abantu benshi batangira guca inyuma abagore babo niho usanga abantu benshi atangira kubona umugore akamona nka takataka ntabwo amwishimiye na gato kuko ibyo bintu bitatu iyo umugore abikora akabikora neza ndakubwiza ukuri umugabo wawe ntaho yajya ibintu byose biroroha kwere umuriro uratse noneho pasiteri nuko abivuze ari pasiteri imana ishimwe ni ukuvuga ngo iki kintu ntazashaka ngo nkivuge none pasiteri arakivuze ariko none ubwo akivuze ari pasiteri ni sawa kubera ko reka nkubwize ukuri hari ikintu dushaka kubwira cyane cyane abantu bo mu bwoko bwacu
nigeze kubona umunsi umwe niga muri kaminuza i Bugande Pastor Julien aza kwa Pastor aho twasengeraga kwa Marihemuhuri agira ari guka nyine mbese ari gukora amahugurwa abagore arabwira ati njewe nzangeraho nkaja muri gym kandi abenshi babagamo n'abanyamurenge n'abandi muri gym kugira ngo basi ngerageze kwiyitaho wa mugabo nze ngarura twatuntu wa mugabo aguma muri ikindi ngo ndiyitaho isuku apana bya bindi byo kuza wa muntu ukazumona gifite ubucuku ngerageza uburyo nitaho umubiri wanje ku buryo ngashaka no mushobozi bwenda mfite buke n'agaparufe keza kugira ngo iteka ryose umugabo nge muhora mwatira tariko mwebwe biratangaje kugera mu rugo ukamuba iki kikama kigeririye yego nubwo kigera hasi nta bintu bigitangira bikagira gute aha hageririye ese ntimuzi ko hano nubwo hoba hanini ariko nanone ushobora kuhitaho n'umugabo ntabibone habe n'imyenda hari uburyo umuntu ajya yambara n'imyenda si ibintu byose donc isuku n'uburyo bwo kwitaho mu mubiri nivyo abantu abagabo bakunda hano hari umunyamakuru twicaranye wa MDTV show ngo bazogende babigishe donc kandi ngo azatanga amasomo mu urabona nk'ico kintu avuze umugabo ico wamumenyereje reka none tubivuge mu izina biratangaje nimba umugabo waramumenyereje kumusoma tubi kwibimukorera exactly azaja kubishaka handi kandi aja kubishaka handi azabagiye n'ahandi nyine je warabonze inje yaruwonzi yambwiye gutyo arambwiye ati njewe umugore wanje ntakinsoma kuva maze kuzana ntakinsoma none kandi nico kintu nkunda cyambere kuranyuva neza kubera ico kintu sinsigaye numva no kwigendera nsigaye nk'ubuza iki kiganiro cyaryoshye ariko reka mbasabe wenda tuvuge ko akana tugenda tugana ku musozo yego hari akantu mwavuzemo ka communication ntabwo twakinjiyemo ngo tukavuge fresh yego ariko kuri mwebwe abagabo wenda no ku badamu bafite uko bari mu byumve igihe hari ibyagabanutse igihe hari ibyahindutse uburyo bwiza bwo kubigaruza communication siyo yaba inzira nziza aho kuvuga ngo uje hariya urakarira umugore wawe uzana ibintu by'intonganya niki kuki abantu badakoresha inzira nziza ya communication nimba umugore wanje hari byahindutse nkabona ntangiye no kumva atakindimo kubera iki tutakwicarana dusohokane cyangwa twicare no mu mwacu mbwira ati sasa urabona nkunda ibi kunda gutya na gutya na gutya kuko urabona nk'ako kantu please ikosa rimwe umugabo atakwiriye no kuzakora na rimwe mu buzima nimba umugore abyaye hakaba imihindagurikire y'umubiri kirazira kikaziririzwa kuba wamubwira nawe umubwira urugingo rwe rumwe rutoya ukaruvuga nabi duri muri ya majambo nababwiye ngo hari ijambo uvuga ugatekereza kuri retira bitagishobotse ahubwo inzira nziza kubera ko utamubwira ati urabona hari ukuntu nabonye abandi bigenda gutya buriya se turamutse tugiye muri gym tisomera neza buriya se uramutse tugize gutya na gutya tekereza ko communication ariyo yotuma agaruka mu murongo kuruta Etienne ntubona ko icyo kintu uvuze nibyo twavuze no mu kiganiro gishize na Pastor Alexis tubavuga burya no kwiga burya nimba urugo rwanjye mbona hari aho ruri kunyeganyega nkabona mugenzi wa nimba uri inshuti yanjye nkabona wowe hari uburyo burya no kuganira yego abantu baraganira kuko umuntu agira inshuti y'umugabo we ushobora kuba asobanutse ukaba wamuganiza gutya akazakubwira ati wenda uzamuzana umunsi umwe mu rugo mwicarana ugasanga muricaranye turagutumiye uzozi muhira na mukawe twicare sibyo bashobora kubaha ibitekerezo mu biganiro mu buryo bwiza kandi bakagira ngo none mwabiteguye kandi sibyo ntibamenye ko mwana biteguye ku buryo avuga ati iyo bigenze gutya nibyo ukabihigira kumbe wowe wajanye kugira ngo wenda wa mugore wawe yige
yige arava yimubwira ati ntubona abandi ntubona uburyo bakubwiye biriya bintu ni byiza kandi ni byiza bituma abantu babana neza sibyo icyo gihe muri kwiga na communication nivyo bintu bya mbere yuko ukora ikintu cya mbere banza ukore communication n'urugo rwawe noneho icyo umusarire Jonathan nkaho yareje mu bitekerezo byanjye cyo nashakaga kuvuga Mutabazi iki kintu avuze nicyo injene ndavuga mu bundi buryo ariko ngire ngo cyumvikanye hariho uburyo abagore iyo bageze muri no stage sinzi wenda nimba ari bose ariko benshi iyo agize ibahati nkeye agahura n'ishuti mbi akamubwira amajambo akamubwira ngo jewe iwanje bize bigenda gutya iwanje bize bigenda gutya agasanga bitandukanye n'urugo rwiwe kandi musarire ntabashe kuyungurura ahubwo akama bifata uko byakabaye wenda iwe byari byiza akavuga ati muza makuru umugabo waje yaranyishe kandi byari byiza kubera ko yagize ibahati agahura n'ishuti mbi agahita bimira akama ajana yashika umugabo yava ku kazi ugasanga umugore yarakaye yewe uyu muntu ko nase mu gitondo ari muzima byagenze bite nimba yakwakiraga ntakwakira nimbaga byagenda gute mu gitanda n'ibindi ugasanga ibintu byahindutse kubera ko inshuti ye yumvishije amajambo atari meza y'uburozi rero inama natanga mwabagore mujye muyungurura amagambo inshuti zanyu zibabwira ajya bareba niba zose zaba yes inama ni nziza nta uzanze ariko mujye muyungurura hari igihe batayungurura ugasanga bizanye toxic muri marriage umugabo akaza ntaruhare yabigizemo pe kandi mwari mufite ibyishimo ariko kubera inshuti runaka hariya yamubwiye amagambo akama ayamira yose akayakuzanira ugasanga ibintu bibaye bibi communication rero nziza ni wewe n'umugabo nimba hari nicyo wize hanze ngwino mukiganireho nta kibazo biremewe ariko ntuze ucyapuranye ukimukubita kaho ibintu byari byarapfuye ushaka ko bizuka uwo mwanya rimwe na rimwe hari igihe wibwira gutyo ari bugire noneho kubisenya burundu yeah Pase ugifite mikoro gira ijambo rimwe ubwira abadukurikiye by'umwihariko amakapos tugana ku musozo amakupure impamvu turimo tuvuga bino biganiro mu byukuri no kugira ngo tugire umuryango wishimye ushobora kugira urugo ukagira umugore ukagira abana mukabyara abahungu n'abakobwa mukagira amafaranga mukagira ibitagenda ariko mutishimye icy'ingenzi rero muganire mwumvikane ibyo umugore ashaka abibwira umugabo we ibyo umugabo ashaka ku mugore we abimubwire mu rukundo gahoro urugo ni ikintu abantu bashobora gukora mukabaho mu ijuru rito kandi mwishimye murakoze cyane basante hanyuma dem reka tubabwire yuko ni byiza kubaka kuko gusenya si byiza kubaka biragora iyo wubatse uba wataye energy nyinshi ariko kurya gusenya na akantu kamwe kangana gutya kamagasenya rero birababaje kuba warataye energy nyinshi wubaka ukagera ahantu ukagira umuryango mwiza ariko wagera hejuru akantu kakaza kumuyaga kagahuta ugasenya ugasanga ni ibintu bizakubaho bikubabaje igihe cyose rero twiga uburyo bwose dushobora kubana n'ingo zacu tureke kwigana abazungu tureke kwigana amahanga twebwe tubana karamata kwa kundi muza mubona muza murahira mukavuga ngo tuzobana karamata nta kizadutandukanya uretse urupfu kubera ko rino jambo nkunda kuribwira nkababwira ngo karamata ni jambo ubundi ni jambo dukura kuri Kristo yavuze ngo azobana akaramata n'itorero sibyo rero natwe tubyigireho kumwe wavuze ngo ni ikigero mbese ni ikirengo uba wateye cyo kuvuga ngo reka ntere uko Kristo azabana n'akamara nanje mbane n'umugore uretse urupfu ari byo twigiraho kandi bizaba byiza twubaka ingo zacu zibi byitegererezo wubaka urugo rwawe rubicitegererezo mu bandi nibyo bizima kandi nibyo biduhesha agaciro cyangwa se biduhesha n'umugisha murakoze harakoze cyane dem ndetse na pasiteri bafatikanyije kutugezaho ikiganiro cyiza kuri wowe dukurikiye ushobora kuduha inama cyangwa se ibitekerezo nimba hari ingingo wumva twaganiraho ni sawa ushobora kuja no muri commentaire ibyo mushima mukabivuga ibyo munenga cyangwa se ibyo mugaya nabwo kandi mukabivuga reka nshimira abo twabanye mu kiganiro namwe mudukurikira kuri wowe utarakora subscribe iki kiganiro
channel uri mu gikurikiraho kora subscribe please niba utarayikora kuko ni bimwe mu biduha imbaraga zo gukomeza gukora tukabagezaho ibyiza kuko uko tubona natwe hari iterambere riza niko tugenda turushaho kugira imbaraga mu gukora. Murakoze rero mukomeze mugire amahirwe ndetse n'amahoro. Mwari kumwe na Etienne Mutabazi kuri Mike. Murakoze cyane.